Ndabasuhuje. Hari saa sita z'ijoro ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 nibwo hamenyekanye inkuru ku isi yose ko havutse umwami Yezu Kristo, cyangwa se umwami w'abami, umwami w'ibihe byose, uwo bazahora basingiza, intumwa yabo ku Mana, uwo bazajya batuma ibibazo byabo ku Mana cyangwa se akabatumikira, uwo bazajya bavuga akabumva, maze ibibazo byabo akabyitwaza ku mutwe we. Ibyaha byacu, ibyaha byose twirirwa dukora hirya no hino mu isi, byose biri ku mutwe wa Yezu Kristo, niwe uduharagarariye ku Mana. Uyu nguyu bita Yezu Kristo cyangwa se Yesu Kristo, bivuga ko yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 i Betelehemu muri Isirayeli. Uyu Yezu Kristo yavutse ku mwari Mariya, avuga ko uyu mwari Mariya atigeze asama inda, ahubwo yasamye inda y'umwuka wera. Yari afite inshuti ye cyangwa se umukunzi witwaga Yozefu. Yozefu bivugwa ko batigeze baryamana n'umunsi n'umwe, ahubwo nawe yatunguwe no kubona uyu Mariya atwite. Byaratunguranye cyane ku musozi w'i Betelehemu, maze inkuru bakimomo ko uyu Mariya agiye kubyara umwana, batangira kumwita undi muntu cyangwa se umuntu w'imico mibi, bavuga ko Yozefu hari uburyo yaba yarabigenje, hari uburyo yaba yaraciye ku ruhande akagira ukuntu yigenza, ariko nyamara si byari byo, ahubwo inda yari y'umwuka wera iturutse ku Yezu Kristo, iturutse ku mwami Imana, kugira ngo havuke umucunguzi, umwana utarigize ugira umuntu n'umwe akomokaho w'umugabo umubyaye, sibye Imana yonyine twese dusenga cyangwa se twemera mu isi yose. 99% twese twemera Imana yo mu ijuru. Yezu Kristo wabaye umucunguzi ku isi yose, wavutse ku itariki 25, waje gucungura abantu, akaba ari wikoreye ibyaha byacu twese. Bivugwa ko yataza kubaho twese tuba twarashize kubera ibyaha twirirwa dukora buri munsi twirirwa dukora ibyaha, ariko Yezu Kristo ibi byose arabyakira maze akatubabarira. Mu kutubabarira kwe Imana iba yatubabariye, kuko niwe ntumwa y'Imana twese twizera. 80% abantu bose kuri 25 z'ukwezi kwa 12 bizihiza ivuka rya Yezu cyangwa se rya Yezu Kristo, umwami w'umukiza wabo. Hirya no hino ku masengero cyangwa se ku makiriziya babubatse ibirugu, bagakina imikino y'ikinamico igaragaza ivuka rya Yezu Kristo ndetse n'itariki yavutseho n'uburyo byari bimeze avukira i Betelehemu. Avuga ko yavukiye mu muvure, aho Yozefu yabonye nta bundi buryo ari bigenze, aho bari baragiye indogobe zabo n'inka, maze babitunganyiriza mu muvure, maze umwami Yezu Kristo aravuka. Umuntu uzaba umucunguzi cyangwa se uzaba icyamamare, ntabwo ari ngombwa ngo avukire ahantu harenze cyangwa se ahantu hakomeye, dore ko mu gihe ngicyo muri iyo myaka y'ahambere kera cyane, amavuriro akomeye yari atarabaho. Ubu ngubu yaza kuba yaravutse hari abaganga bakomeye bari bariho iki gihe, cyangwa se bari baratangiye kujya bavura, hakagira umuntu ubyaza Mariya, uyu mwami Yezu Kristo. Uwo muganga cyangwa se umudogiteri nawe yarabaye icyamamare ku isi yose, abavugwa mu bitabo bavuga ati uyu mudogiteri wabyajije uyu mubyeyi Yezu Kristo ni muntu ki, we yavutse hehe, yabaye he, ni muntu ki? Yezu Kristo aka kanya yanditse amateka ku isi yose. Ku itariki 25 twizihiza ivuka rye. Iyi ni Day to Day TV, nge ndi MC Sanga, mbahaye ikaze. Reka turebere hamwe ibyaranze ivuka rya Yezu Kristo ku itariki 25, nubwo bamwe batabyemera, abenshi nk'Abadivantiste n'abandi bagiye bari mu madini agiye atandukanye ntabwo bemera ivuka rya Yesu, ariko abandi 89% bose bemera ivuka rya Yezu Kristo, umwami w'umukiza wabo. Ikaze. Nta tegeko dusanga muri Bibiliya ritwemeza kwizihiza ivuka rya Yezu Kristo cyangwa se undi muntu wari we wese ku isi. Igitangaje ni uko impaka zirirwa zicibwa hirya no hino ku isi yose kuri itariki 25 z'ukwezi kwa 12, bavuga ko ari Yesu yavukiyeho. Abandi bakavuga ko itariki 25 z'ukwezi kwa 12 ahubwo yaba ariyo yagiriyeho mu ijuru, yaba ariyo yapfiriyeho akazamuka akajya mu ijuru. Betelehemu havuga ko abashumba bari bari mu gihuru baragiye inama, bakabona inyenyeri ije mu kirere, maze bakayikurikira, bakabona inyenyeri idasanzwe itariki 25, bakayikurikira ikabajyana i Betelehemu. Nigo bahuraga n'intumwa 12 za Yezu Kristo, cyangwa se intumwa 12 zemeraga Imana. Bageraho umwami Yezu Kristo yavukiye, maze baramuramya. Umwami Herode akimara kumva ko Yezu Kristo yavuze cyangwa se havutse umwana w'igitangaza, ivuga ko umwana ashobora kuzaba umucunguzi, ashobora kuzaba umwami w'ibihe byose, dore ko Herode yivuga ko ari we mwami w'ibihe byose mu isi yose. Maze inkuru bakimomo ko havutse undi mwana
mukuru cyane ku bandi bose, uzaba uri hejuru ya byose. Herode ategeka ko bamwica, ariko biranga. Yaramugambaniye inshuro nyinshi Herodi, ariko nyamara umwana ari igitangaza, dore ko Herode atabyumvaga neza nimba koko uyu mwana yaravutse ku mugore gusa, nta muntu wamuteye inda. Ntabwo yemeraga ko uyu mwana yavutse ku mwuka wera, ntabwo ibintu yabyumvaga neza cyane. Abantu babarirwa mu mamiliyoni ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 baba bashishikajwe no kugaragaza no kwerekana ishusho y'ivuka rya Yezu Kristo. Hirya no hino mu isi, ku makiliziya, ku nsengero zigiye zitandukanye, baba bateguye ibirugu, imikino yerekana ibyabaye mu ivuka rya Yezu Kristo. Timoteyo 3 kugeza ku murongo wa 16. Ibi byose ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kugira ngo byigishe umuntu kandi bimutunganye abe umukiranutsi. Nyirizina iyo Mana yiza gushaka ko abakristo bizihiza ivuka rya Yezu Kristo cyangwa se rya Yezu. Iba yaragaragaje itariki nyayo yavukiyeho. Bamwe niko bavuga, abo ngabo ni bamwe muri 20% bemeza ko Yezu Kristo atavuze kuri izi tariki, ahubwo ari byo abantu bihimbiye babishyiraho mu bitabo. Umuhanga mu bya Bibiliya Albert Bernays wabayeho mu kinyejana cya 19 yavuze ko ivuka rya Yezu Kristo abungeri bararaga hanze barinze umukumbi wabo w'intama. Intama nyamara yanditse amateka ku ivuka rya Yezu Kristo. Ubu ngubu ku isi yose umuntu wese ubonye intama ifatwa nk'ikimenyetso gikomeye cy'ivuka rya Yezu, dore ko abo bashumba bagiye bamurikiwe n'inyenyeri bagiye kureba aho Yezu Kristo yavukiye. Bari baragiye umukumbi w'intama, maze inyenyeri iturutse mu ijuru yoherejwe n'Imana irabamurikira, igenda bamurikira mu ijoro ryose, iberekeza i Betelehemu bajya gutabara umubyeyi wabyaye umwami Yezu Kristo. Albert yarongeye ati kandi kubivuga ko Yezu yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12, icyo gihe habaga hakonje cyane mu turere tw'imisozi yerekeye hafi y'i Betelehemu. Imana nigeze ihishura igihe nyacyo cyangwa se itariki nyayo Yezu Kristo yavutseho. Iyo ngo ni witwa Albert wagomeje kubigaragaza hirya no hino mu bitabo, wabaye ku kinyejana cya 19. Ku rundi ruhande, abakatoliki cyangwa se n'abandi bose bizihiza ivuka rya Yezu Kristo, abantu bane b'abavanjiriya cyangwa se banditse amavanjiri bagaragaje neza itariki Yezu Kristo yapfiriyeho mu kwezi kwa 4. Yapfuye kuri Pasika yizihizwaga mu rugaryi ku itariki 14 y'ukwezi kwa Nisani, dukurikije kalendari y'Abayahudi. Abayahudi abangaba yari bamwe mu bantu bemera Yezu Kristo. Byongeye kandi Yezu ubwe yategetse abigishwa be kujya bizihiza uwo munsi kugira ngo bamwibuke. Luka 22 kugeza kuri 19. Yezu Kristo ubwo yavukaga agatangira gukora ibitangaza akiri muto cyane, maze umwami Herode akamurakarira cyane. Yagiye agera hirya no hino akazura abantu, abahumye akabahumura, abapfuye akabakiza, maze bitangaza abantu. Nibwo yibwira intumwa ze 12 ababwira ko bagomba kuzandika itariki neza y'amavuko ye, bakayimukurikirana cyane kugira ngo bajye bamwizihiza nk'umwami w'ibihe byose. Kandi itariki ngo azapfiraho, dore ko yabibonaga, yakundaga kubyerekwa, dore ko mu ifa rya Yezu Kristo ntago byahishwe n'iriwe anihisha, kuko yari yarabyeretswe, yari anabizi ko agomba kujya mu ijuru, agomba gupfa, akazuka ku munsi wa 3 akajya mu ijuru, akicara iburyo bw'Imana Data wa twese ushobora byose. Nibwo rero yari yarabwiye abigishwa be ko bagomba kuzandika itariki neza yapfiriyeho kugira ngo bazajye bahora bayibuka mu mateka. Nibikuyeho ko Yezu Kristo wakoze ibitangaza, wagiye uvura abakene, ukiza abarwayi, uvura impumyi. Bamwigaranzuye maze bakamubamba ku musaraba.
barahurura abambari bose abanzi ba Yezu Kristo barahurura hirya no hino mu isi, maze baraza bose bahuruye baramwanjama agambaniwe na Yuda. Yuda yari umwe mu ntumwa ze 12 yaramugambaniye, maze abwira Yohana wari murumuna wa Yezu Kristo uburyo ki bagomba kubigenza, maze Yezu agapfa. Yezu we yarabyetse hakiri kare cyane ko n'ubundi agomba kwicwa, ariko akajya mu ijuru kugira ngo akomeze akore ibitangaza byinshi cyane, maze adupfire twebwe ibyaha byacu tugomeze kubibabarirwa. Nicyo bakoze rero Yesu baramubamba, cyangwa se Yezu Kristo baramubambye. Imisozi yahuruye hirya no hino, bamushyira ku musaraba, bamutera imisumari, barashimangira neza baruzuza baruzuza ku maguru, ku maboko, mu gatuza. Umwami Yesu baramutabye gutyo baramwishe. Budakeye gatatu inkuru yaramenyekanye hirya no hino ku isi ko babonye Yezu Kristo ari gutembera mu isi yazutse. Ntibyatinze iyo nkuru imaze kumenyekana ko Yezu Kristo yazutse, yahise yizamukira ajya mu ijuru. Bamwe mu bamubonye mu bo yaganiriye nabo yabwiye ko iyo nkuru bagomba kuzayikwirakwiza hirya no hino mu isi, bakavuga ko Yezu Kristo wishwe yazutse ku munsi wa gatatu, maze akajya mu ijuru, akajyanwa n'umwuka wera mu ijuru. Bagiye kubona babona umwuka wera ugiye mu ijuru, barategereza ngo Yesu azagaruka. Na n'ubu yasize ababwiye ko azagarukana n'ubu mu mwaka wa 2024 baracyategereje ko Yesu azagaruka, cyangwa se Yezu Kristo. Turategereje buri munsi, imyaka ibihumbi n'ibihumbi irashira bavuga ko Yesu azagaruka, azazana ingororano, azaza kuducungura. Hirya no hino abenshi ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 abenshi bagiye kwizihiza iminsi mikuru mu byaro, ariko abenshi bari mu mujyi bategereza ko umwami Yezu Kristo abavukira. Nyamara bivugwa ko abenshi bakunda gutebya, bavuga ko Yezu Kristo umunsi yagarutse azadusanga mu murwa, cyangwa se azaza mu mirwa mikuru y'ibihugu biri ku isi yose. Niyo mpamvu abenshi ukunda gusanga bize mu mujyi, nyamara ngo kubashakira amarongo ngo hari amahirwe kuko Yezu Kristo ngo ariho azabasanga. Ibi ngibi ni ugutebya ko abantu bamwe na bamwe hirya no hino, ni inkuru bagenda bahimba. Yezu Kristo ubwe twizera, abenshi twizera, abandi ntibamwizere. Abapadiri nibo bakunda kuvuga ngo ibinama bibera amatagatifu, wakemera ko Yezu Kristo yabayeho cyangwa se atabayeho, cyangwa se yabaye intumwa ya Yezu, dore ko abisilamu bavuga ko intumwa ya Yezu Kristo ari Muhammad, abandi abakristo bakemera ko ari Yezu Kristo. Ibi byose ni amayobera amatagatifu. Wowe wemera wese ni wo mwami. Wowe nimba wemera Yezu Kristo, ukemera Yehova, ukomera Muhammad, uwo ni umwami wawe ukomeye cyane. Guma umwemere, nta cyatuma utemera umwami wawe kandi ugufasha mu bihe byose. Wowe wemera wese agagufasha ukamusenga, ibibazo byawe akabyumva, uwo ni umwami ukomeye cyane. Nkuko mu Rwanda cyambere bemeraga uwo bita Ryangombe, baramusenga kandi akabafasha ibibazo byabo byose, nyamara bikumvikana. Rero nimba wemera Yezu Kristo, nimba wemera Muhammad, nimba wemera Yehova, uwo ni umwami ukomeye cyane imbere yawe, jya umusingize. Twebwe akanya ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 abakristo ku isi yose 80% bose bijiriza ivuka rya Yesu. Mu kirere babonaga inyenyeri zahinduye isura, zigaragaza umwami Yezu Kristo, zigaragaza n'ivuka rye. Abantu hirya no hino bagaragaje ibintu byinshi bitandukanye, benshi beretswe, bagaragaje ibindi bintu bidasanzwe. Hirya no hino batunganyije mu mijyi, hirya no hino imijyi irakosoye, bakizemo ibintu bidasanzwe, bakira umwami Yezu Kristo umwami w'umukiza wabo. Birengagije ko hari abantu batemera ivuka rya Yezu cyangwa se rya Yesu, bateguye hirya no hino mu mijyi. Ugiye kuvuga ibya Yezu Kristo cyangwa se umwami Yesu, ni wabivuga ngo birondore, ni byinshi cyane. Niyo mpamvu tugiye kuba tubicumbikiye aha ngaha. Ndabashimiye. Iyi ni Day to Day TV, kandi subscribe tujye tubana mu bindi biganiro.